Mwiriwe neza, abandi mwaramutse neza, abandi muraho, mukomere cyane ndabakunda. Ni Ingabire Mado muri kuganira. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Twabonye neza ko ijambo ry'Imana ari ubuzima, ijambo ry'Imana ni imibereho, ijambo ry'Imana ni indorerwamo wireberamo ukamenya ukuntu umeze. Urabona iyo ugiye gusohoka nko mu rugo, hari ukuntu wireba mu ndorerwamo ukabona hari ukuntu agasatsi katameze neza, ukabona hari ukuntu agatambaro utagateze neza ku bagatega, ukabona hari ukuntu mbese bitameze neza. N'ijambo ry'Imana nuko uko urisoma hari rigenda rikwereka uvuga ati nyamara aha hantu cyagiye hari ukuntu witwaye, uvuga ati nyamara hari ukuntu ujya usubiza, uvuga ati nyamara hari intege nke ufite. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo uyireberamo ukamenya ukuntu uhagaze. Kandi ijambo ry'Imana ni urumuri, ni umucyo umurikira inzira ucamo, ni itabaza ry'ibirenge byawe. Ni ku ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya muri Zaburi, ku ijambo ryawe Imana ni itabaza, ni umucyo umurikira, ni itabaza rimurikira ibirenge byanjye, kandi ni umucyo w'inzira ncamo. Itabaza n'umucyo biratandukanye. Itabaza riba rimurika hafi, ariko umucyo uba ari munini cyane nyine. Ubwo rero nyine ufite itabaza, iyo ugeze ahantu hasaba kucana nk'agatoroshi ko muri telefone, iyo ufite ijambo uhita ubihuza n'ubuzima. Iyo uri hahandi nta muntu ukureba, iyo uri hahandi n'umwana wawe n'umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe n'inshuti yawe atazi ngo uri gutambuka mu bihe, ariko wowe n'ijambo ry'Imana hari ahantu ugeramo ukavuga uti nyamara nukora gutya uraba utandukiriye, nyamara nibigenda gutya uraba ukoze nabi, kubw'ijambo ufite mu mutima. Kuko Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Rero ijambo ry'Imana ni itabaza ry'ibirenge byacu, kandi ni umucyo umurikira inzira. Inzira ni ngari, inzira ni ndende, bigera ahantu kure. Rero urwo rugendo turimo rw'ubuzima, ijambo ry'Imana riratumurikira, riramurika hakabona. Ubwo ati iriya nzira rugiye gucamo, ari igihe ujya gusenga cyangwa se hari ukuntu ujya uganira n'Imana uri gusenga ukumva Imana akubwira ati nyamara urugendo wari ufite ntuzarukore, uzarukore ikindi gihe. Cyakumbira akubwira ati ibi bintu niba rugiye gutangira. Tuzi neza na Dawidi yagisha Imana inama, akibaza ati ngiye kurwana urugamba, ikamubuza cyangwa ikamwemerera. Rero ijambo ry'Imana rirakuyobora iyo uryemereye ukarishyira imbere, ukarivuga, ukariha agaciro, rirakuyobora, rikugira inama, riragufasha ugakomera, ukaba umuntu uhamye mu by'uru rugendo. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Topic y'uyu munsi nayise ngo guhura na Yesu. Hari ukuntu tujya dusenga turi nko mu cyumba cy'amasengesho, kumva nk'umuntu arakubwira ati hari telefone y'umugisha igiye kuguhamagara, cyangwa se kumubwira ati hari umuntu w'umumaro uje ku buzima bwawe. Rero muri uyu munsi ubu tugiye kuganira guhura n'umuntu w'umumaro cyangwa se w'agaciro, ari we Yesu. Guhura na Yesu, mwahurira mu nzira, yagusanga aho ukorera, yagusanga uryamye, yagusanga muri gereza, mbese mwahurira no mu ikorosi mu nzira mu muhanda. Icyo ndi kukuganiriza uyu munsi ni uguhura na Yesu. Niba utajya kugira n'icyo cyifuzo uyu munsi ukigire, uvuga uti ariko Yesu ndifuza guhura nawe. Rero rwose ndaguteye amatsiko, ndagushishikarije. Nibuka ariko siko kera niga muri segonderi, hari umuntu wari inshuti yanjye, ubu yabaye umudamu nyine, wenda nta nubwo anabyibuka. Yajyaga yanteye ishyaka ry'akantu, hari ukuntu yanteye courage. Njye nari ntaruzura umwuka wera, ntarabatizwa mu mwuka wera. Akajya asa akambwira ati ariko ubaho gute, umva bimeze gute utarabatizwa mu mwuka wera? Akajya mbese aza akabimbwira kenshi, bikinjira mu matwi yanjye. Noneho bituma ngira ishyaka, nanjye ndavuga ati ariko kubera iki wa mugani ntarabatizwa mu mwuka wera? Ndasenga nyine, hari ukuntu uba wumva byagakwiye kugenda. Ndasenga nyine, nanjye icyo gihe cyaje kugera mbatizwa mu mwuka wera, kubera courage yari yaranteye nyine. Yajyaga ambwira ati ati umwuka wera arakuganiriza, ati kubatizwa mu mwuka wera ni byiza, biraryoha. Akajya ahora bikinjira mu matwi yanjye kenshi, bituma ngira ishyaka. Nanjye ndavuga ati ariko kuki uyu muntu akunda kubimbwira, reka nanjye nkumbura ibi bintu. Numva ndabikumbuye, numva ndabinyotewe, numva ndabiryohewe. Ndasenga, ntangira nanjye gusenga, mvuga ati Mana ndashaka nanjye kubatizwa mu mwuka wera.
rero uwo mwana nakubu yabaye umudamu nyine, nuko icyo gihe twari turi abana, ubu yabaye umudamu. Yanteye uwo mwete bituma nanjye ngira iryo shyaka. Nubwo turi gusenga dufashe icyo gihe, dufashe iyo initiative, hari umwe muri twebwe wese abatezwa mu Mwuka Wera imbere yacu twese. Twumva nyine turasigaye, twumva twe turatakaye, tuvuga ati Mana we, tukavuga ati uriya niwe wasenze neza, niwe ukiranuka kuturusha. Tukajya dutangira kwirebaho tuvuga ati Mana mbabarira kanaka, dutangira kwigenzura. Ariko igihe cyaje kugera twese uko twari dufite iyo nyota turawuhabwa. Rero nawe uri kunyumva, nuzabyumva ryari, ndakwinginze ugira inyota, ushishikarire gukumbura. Nakumbura ikintu yigeze, nabyo wabikumbura. Hari igihe waba warigeze guhura na Yesu hanyuma ukumva uracogoye ukabirambika hasi. Hari n'igihe wumva ibyo bihe ntabyo uzi. Rero ugire ukumbure, wumva ubishatse cyane, ugize iyo nyota, uvuga uti Mwami Yesu ndashaka guhura nawe. Nukuri azaza, muzahura kandi rwose uzambwira. Rero reka dusangire iri jambo ry'Imana nateguye. Nifuje ko ni ijambo ry'umusamariyakazi, twese turarizi. Umusamariyakazi yahuye na Yesu, riri muri Yohana ibice 4. Ni harihari ariko turahasoma. Ntitukajye tugira ubunebwe bwo gusoma cyane, gusoma ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ni ryiza, rirafasha, riradukuza, riradukomeza, ritwambutsa ahantu tutari bubashe kwambuka. Rero ndabinginga, nanjye niyinginga ngo nibwira ngo dukunde kandi dukumbure gusoma ijambo ry'Imana. Dusome muri Yohana ibice 4. Haravuga ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nshuti yanjye, uyu munsi Yesu yiyumvemo ko akwiye kunyura iwawe, umutima wawe. Uyu munsi kuri iyi tariki, bitewe n'igihe uzumvira iki cyigisho, ndakwinginze uzahita ugira initiative yo kuvuga ngo Yesu ndakwinginze wiyumvemo kunyura iwanjye, kuko ngo yiyumvishemo ko akwiye kunyura i Samariya. Ntawabimuhase, ntawabimusabye, ntawabimubwiye, muri we indani nawe wiyumvemo ko wabwira Yesu ngo Yesu nyura iwanjye. Ngo Yesu yiyumvamo ko akwiye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yozefu. Ngo nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara. Hari umudugudu nawe utuyemo. Nakubwiye ngo ugire ishyaka, ugire umuhate wo kuvuga ngo Yesu wiyumvemo ko ukwiye kunyura iwanjye mu mudugudu runaka utuyemo. Wahita uhashyiraho umudugudu wawe. Hano hari Sukara, uhashyiremo umudugudu wawe. Kandi aho hari iriba Yakobo, ngo nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yozefu. Kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba. Hano ngo bavuga ngo apfa kwicara, ariko buriya igikorwa cyose cy'Imana ntabwo kibaho par accident. Buriya Yesu yicaye hariya kubw'intego cyangwa se kubw'umugambi Imana yari yateguye, kuko Yesu yagombaga guhura n'uriya musamariyakazi. Ngo apfa kwicara, ariko nubwo hano babivuga gutya ngo apfa kwicara, hari cyari cyamuhangurukije, icyatumye yiyumvamo ko akwiye kunyura i Samariya, kwari kugira ngo ahure n'uriya musamariyakazi. Rero ngo yarahageze ngo apfa kwiyicarira kuko yari ananiwe kuri iryo riba. Ngo hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati utuzi two kunywa. Yesu yatangiye abonye umuntu aza yagenza urugendo rurerure, aramubwira nawe ngushishikariza ntukazajya uhora ucecetse, ujye ugira umve hari ukuntu waganiriza umuntu, wamusuhuza se yasitara ukamubwira uti impore, yakwitsamura ukamubwira turakire, ikiganiro kikabona ahantu gitangirira. Kuko na Yesu yaramubwiye ati wambaye kutuzi nkanywa.
kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo ni uko abayuda banenaga abasamariya ngo Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati, databuja, ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati, databuja, mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati, genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubusa wawe, ibyo byo ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati, databuja, menye yuko uri umuhanuzi. Ba sogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo aribo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Umugore aramubwira ati, nzi yuko Mesiya azaza ari we witwa Kristo, kandi uwo azaza azatubwira byose. Yesu aramubwira ati, ninjye tuvugana. Uwo mwanya abigishwa be baraza batangazwa nuko avugana n'uwo mugore, ariko ntihagira umubaza ati, urashaka iki? Cyangwa ati, ni iki gitumye uvugana nawe? Nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu, abwira abantu ati, nimuze murebe umuntu mbwiye ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari we Kristo. Bava mu mudugudu baza aho ari. Bataragera abigishwa be baramwinginga bati, mwigisha, akira ufungure. Arababwira ati, mfite ibyo kurya mutazi. Haleluya. Iki gice nyine ni kirekire, ariko kiratubwira ukuntu uyu mudamu yahuye na Yesu. Ngo yagiye kuvoma, hari mu masaha akuze, kandi urugendo yari yakoze rwari rurerure. Wahageze asanga na Yesu nawe yakoze urugendo rurerure, ngo yarananiwe, wapfa kwiyicarira aho ngaho. Umudamu ngo ahageze aramubwira ati, wamaye ku mazi. Yesu aramubwira ati, wamaye ku mazi nkanywa. Undi ati, naguha amazi gute? Kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi, uko bwari ubwoko bunenana. Yesu aramubwira ati, yaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we. Nababwiye ngo dutangira ngo intego y'iri jambo ni uguhura na Yesu. Guhura na Yesu ntabwo agusiga uko wari umeze, ntabwo ugenda gutyo, ntimutandukana gutyo, asiga hari ikintu gishyashya akoze muri wowe. Uyu mudamu rero aramubwira ati, naguha amazi gute? Undi aramubwira ati, yaba wari uzi impano y'Imana ukamenya ugusabye amazi uwo ari we, wampa ku mazi nanjye nkaguha ku mazi, utazongera kugira inyota ukundi. Noneho umugore ahita abaye interesa, avuga ati, uyu muntu umbwiye ngo nampa amazi sinzagira inyota ukundi, reka ati, wamaye kuri ayo mazi yawe sinzongere kugaruka kuvoma aha hantu ko ari na kure. Yesu aramubwira ati, ngo genda uzane umugabo wawe. Ati, reka da, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri. Noneho umudamu uko bagendaga baganira, uko utindana na Yesu, umubwira nawe akubwira, hari ibintu bigenda bifunguka muri wowe, ndetse hari ukuntu ugenda umwijima ukuvaho umucyo ukaza. Bakomeje baganira. Yesu ntabwo yavugaga gusa, ahubwo hari icyo yakoraga muri we,
kuko Yesu ngo ntiyabwirwaga iby'abantu kuko yari azi biri mu bantu, yari ari kumusoma mu mutima. Arambwira ati mugore, umbwirije ukuri kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo wararangirije urusu wawe. Ngo umugore aravuga ati tuzi ko Mesiya azaza ari uzatubwira byose. Ndambwira ati niwe ninjye turi kuvugana. Ngo yahise yiruka aragenda mu mudugudu, aravuga ati nimuze murebe umbwiye ibyo nakoze byose. Ngo abanyamudugudu nabo baraje, ngo Yesu atangira kubaganiriza, atangira kubabwira, baranatindanye, ntago yahise agenda kuko Yesu ngo abigishwe baramubwira atakira ufungure. Aravuga ati hoya mfite ibyo kurya bindi mutazi, kuko yari ari gukora umurimo, yari ari gukora icyo data yamwoherereje. Ngo arangije ngo yigisha abantu muri uwo mudugudu, ngo baranamwinginga ngo nasibire, ntago yahise agenda, ngo bagumana nabo. Ngo abanyamudugudu bose barizera, abenshi barizera. Ngo barangije barahindukira babwira wa mudamu, reka dukomeze dusome. Ngo abigishwa be barabazanya bati mbese hari uwamuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Mbese ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 isarura rigasohora? Dore ndababwira mubura amaso murebe imirima yuko imaze kwera ngo isarurwe. Umusaruzi ahabwe igihembo, ateraniriza imyaka ubugingo buhoraho, ngo umubibyi n'umusaruzi banezerwe. Kuko iri jambo ari iry'ukuri ngo habiba umwe hagasarura undi. Nabatumye gusarura ibyo mutahinze, abandi barakoze, namwe mwazunguye umurimo wabo. Nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko Abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo, asibirayo 2. Hizera abandi benshi kuruta abambere kuko biyumviye ijambo rye. Maze babwira umugore bati noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko uyu ari we mukiza w'abari mu isi koko. Haleluya. Uyu mudamu yarabaganirije, yarababwiye, baraza barahurura, baza kumva ibyo Yesu yavugaga. Yesu arakomeza arabaganiriza, arakomeza arabigisha. Ngo noneho baramwinginga ngo nasibire ngo amarayo 2, ngo hizera n'abandi. Barangije batanga ubuhamya ko wa mudamu arambwira ati ntabwo ari amagambo yawe, natwe ubwacu twiyumviye. Ntabwo ari ibihuha, ntabwo ari kumwe watubwiraga, natwe twiyumviye. Ntabwo twizeye kubera ibyo watubwiye ngo yakubwiye ibyawe, natwe twiyumviye kuko nabo baraje ubwabo bahura na Yesu, arabaganiriza, akora umurimo mugari muri bo, nabo barakizwa. Rero ndabinginga ngo uharanire mu isengesho ryawe, winginga uvuga uti Yesu nyemerera duhure. Winginga uvuga uti Yesu nyemerera, ni gute nahura nawe? Ugira ishyaka, ugira inyota yo guhura na Yesu. Uyu mudamu ubuzima bwe bwarahindutse, yari maraya kuko ngo yari afite abagabo 5. Ndetse mu mudugudu ntiyari akunzwe kuko hari ingo nyinshi yari yarasenye, yari afite abanzi benshi. Nimba yari yaratwaye abagabo 5, hari abagore 5 bamwangaga, hari abana barenze uwo mubare bamwangaga kuko papa batarakibahahira, atarakibitaho, yarasigaye yita kuri uwo mudamu. Hari abagabo bakoraga amafaranga yabo nkaho bayashoye mu mishinga, wa mugore akabatega amagambo ye meza, akabatega akarimi ke karyoshye, akabatwara bakahasiga amafaranga yabo. Hari abantu benshi bari bababaye, hari abantu benshi bari banzuye umugore. Nawe ndahamya ko ubuzima yarabayemo butari bumunejeje, ariko yisanze ari uko nguko, wenda ku bwa kamere cyangwa se ku bw'ubuzima, yisanga yinjiye muri uwo mwuga w'uburaya. Ariko Yesu bakimara guhura amuhindurira ubuzima burahinduka. Aramubwira ati mugore nunyizera ndaguha amazi, ntuzongera kugira inyota ukundi. Mugore nunyizera ntuzongera kugira umuro wo kuza kuvoma kuri aya masaha. Ngo yagendaga bebera, yagendaga yihishira, aho abantu bahugiye mu mazu bari kuruhuka, aho abantu bagiye mu mazu yabo bari kurya, we nibwo yajyaga kuvoma kugira ngo adahura n'aba bagore yatwariye abagabo bakamukubita, kugira ngo adahura n'abana yatwaye papa wabo bakamukubita. Akagenda amasaha abantu bose bahuze mu turimo two mu rugo, akajya kuvoma. Nawe yahise abwira Yesu ati wampaye kuri ayo mazi yawe
aho ntazongera kugira inyota, ntazongera no kuza kuvoma hano hantu uko ari kure. Byumvikane ko uyu mugore yari ananiwe, yari arushye mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umutima. Yari ananiwe, yari akwiye guhura na Yesu pe, kuko Yesu ngo yiyumvishemo cyari igihe gikwiye cyo guhura nawe. Kandi ikiza cyo guhura na Yesu ntabwo utabarwa wenyine. Abantu b'i Samariya baratabawe, n'umusamariyakazi aratabarwa. Rero ndabinginga nshuti zanjye, aho uherereye ugira icyifuzo, ugira inyota, uvuge ngo Yesu ni gute twahura ukampindurira ubuzima. Ubuzima bw'uyu mudamu bwarahindutse, n'abanyamudugudu barahinduka, ubuzima bwabo burahinduka, ingo zirongera zirubakika, abana barongera babona papa wabo, abagore barabuze abagabo babona abagabo, umugore yari yarabatwaye abagabo 5 bose bari benshi mu mudugudu. Ubwo urumva ingo 5 zari zarasenyutse. Unumve nimba hari umwe afite abana 5, afite abana bangahe, abana be baretse kujya ku ishuri kuko ubuzima bwari bwarabaye bubi, ariko abana babonye umutekano, na wa mugore abona umutekano. Yesu amumara inyota. Uzi yuko ngo uyu mudamu ngo yataye ikibindi kwiriba, bivuge ngo iki, ubuzima yari afite yarabwiyambuye, abutaho ngaho, abuta kuri Yesu, aragenda kuko yarahawe ubundi buzima bushyashya. Rero nicyo nkwifuriza ngo uhure na Yesu. Nuhura na Yesu araguhindurira uyu mubiri wambaye w'intege nke, uyu mubiri wambaye wa kamere, uyu mubiri wambaye ufite ingorane nyinshi n'akaga kenshi, urahindurirwa, uhabwa umubiri w'imbaraga, urahabwa umwuka wera, unesha ibyaha, unesha intege nke, unesha ibintu byinshi byakurwanyaga, byagutsikamiraga, byatuma ugenda ubebera. Hari n'ubuzima umuntu aba abayemo bugatuma agenda abebera. Ya ndirimbo ya Zaburi, ngo Zaburi ndirimba ngo ni yanjye ntago ari yundi. Uriya muntu avuze ngo nahoraga ngo mpunga inzira nyabagendwa, ngo nkaca mu dusesero, ngo mbese ntiyashakaga kujya aho abantu bari kuko yari afite ikimwaro wenda cy'ubuzima ikigeragezo abayemo igihe kirekire. Hari igihe uba ufite uburwayi bwakubayeho karande, hari igihe uba ufite wenda uri umusore urushako gushaka byaranze, wenda uri umukobwa gushaka byaranze, icyo kintu cyaguteye ipfunwe bigatuma ugenda ubebera, ugahunga inzira nyabagendwa, bigatuma ujya kuvumba amashimwe y'abandi. Uremba ngo nahungaga inzira nyabagendwa, ngo nkarungurukira mu madirishya abandi, ngo nkarebera abandi bashima, we ntiyari afite ishimwe, ntiyari afite icyo kuvuga. Ndakwinginze, n'uyu musamariyakazi hari ubuzima yari abayemo bwamwamburaga icyubahiro, hari ubuzima yari abayemo bwamwamburaga ishema, hari ubuzima yari abayemo bwamwamburaga ikuzo, akagenda abebera ntajya abantu bari, kavuga ati ubwo akavura kaguye reka nirukanke njye gukora iki n'iki bite ngaruka. Nahura n'umuntu bamuhamagara mu bukwe ati ngwino utaha ubukwe, ntabutahe kuko ubuzima abayemo bwaramutsikamiye, butuma agira isoni, agira n'ikimwaro, ntatinyuka ntanahangara kujya aho abantu bari. Rero ndakugira inama ngo uharanire mu isengesho ryawe uvuge ngo Yesu ndashaka guhura nawe, iki kibindi nikoreye ndashaka kukigusigira ukampindurira ubuzima. Uyu musamariyakazi ngo ikibindi yagitaye ku iriba, acaho aragenda ajya guhamagara mu mudugudu. Mu gihe yagendaga bahunga, mu gihe yagendaga abatinya, ntiyabatinya kuko Yesu yari yamukuyeho isoni ze, yari yamwambuye ikimwaro, yari yamwambuye agahinda, bituma nawe atwikururwa. Ikintu cyari kimutwikurura kimuva ku mutwe, arirukanka ati nimuze murebe umuhanuzi umbwiye ibyo nakoze byose. Bahise bavuga ati yakubwiye ko wantwariye umugabo, yakubwiye yuko wakoze ibi n'ibi, atereka tujye kumva. Abanyamudugudu bose baragurura, bahageze nabo ababwira ibyo bakoze, kuko ntiyabwiye umusamariyakazi ibyiwe, yakoze no kuby'abandi. Rero ndabagira inama nshuti zanjye, mwegere Yesu, hanyuma ababwire abambura icyo kibindi, akwambura ikibindi ufite, aguha amazi meza, utazagira inyota ukundi. Reka dusome n'irindi jambo, ntabwo ari iri gusa twasomye muri Yohana. Yesu avugana n'umusamariyakazi ku iriba ryitwaga hariya muri wa mudugudu wa Sukara. Rero reka dusome n'irindi jambo nateguye, riri muri Mariko. Twavuze ko intego cyangwa se umutwe w'ikigisho twakise ngo guhura na Yesu. Rero n'ahandi turi kureba abantu bahuye na Yesu. Reka dusome. Ahangaha ni mu bice 7
bice 7 ku murongo wa 31 haravuga ngo Yesu akiza igipfamatwi kandi kidedemanga. Uyu muntu we yari afite ibibazo, yarapfuye amatwi kandi yaranadedemanga, ubwo yaravugaga ntibyumvikana, yavugaga ibintu adedemanga. Ngo ava mu gihugu cy'Itiro anyura i Sidoni agera ku nyanja y'i Galilaya. Anyuze hagati y'Idekapoli bamuzanira igipfamatwi kandi kidedemanga, baramwinginga ngo agishyireho ikiganza. Agikura mu bantu arakiherera. Haleluya. Ndakwinginze, twatangiye tuvuga ngo guhura na Yesu. Numusaba guhura na Yesu azagera ku mutima kandi bizakunezeza. Wumve iki gipfamatwi ntabwo yagikirije mu bantu, ngo yaragifashe ngo agikura mu bantu arakihererana, ngo agishyira intoki mu matwi. Agishyira intoki mu matwi. Cyari igipfamatwi kandi cyaradedemangaga, ngo agikura mu bantu arakihererana. Ndakwinginze inshuti yanjye, ndagusabira muri uyu munsi aho uri cyangwa igihe runaka uzumva iki cyigisho, uzagira icyifuzo cyo kubwira Yesu ngo Yesu ndakwinginze nkura mu bantu nyihererane, nkura mu ruvugo, nkura mu rungabangabo, nkura mu bushomeri, nkura mu gutinda mu kuba ntarashaka, nkura muri ubu bukene, nkura muri iyi karande, hanyuma unyihererane. Nakwihererana arakora ibidasanzwe. Ngo yagikuye mu bantu arakihererana, ngo agikora mu matwi. Agikura mu bantu arakihererana, agishyira intoki mu matwi, acira amacandwe, agikora ku rurimi. Ngo arararama areba mu ijuru, asuhuza umutima arakibwira ati efata, risobanurwa ngo zibuka. Haleluya. Mwibuke twasomye ngo Yesu akize igipfamatwi kandi kidedemanga. Cyari gipfuye amatwi, cyaradedemangaga, ariko ngo binginga Yesu ngo amukize. Ngo hanyuma ngo aramufata mukura mu bantu kuko yaramugiriye impuhwe, ngo amukura mu bantu. Ndakwinginga ngo ndakwisabira muri aya masaha ngo Yesu agukure mu bantu, akwihererane, hanyuma akora iby'ubutwari ku buzima bwawe. Ngo yaramwihereranye, ngo arangije ngo amukoze intoki mu matwi, ngo agikora ku rurimi, ngo arangije ngo aravuga ngo arararama areba mu ijuru, ngo asuhuza umutima. Yesu yaramurebye amugirira impuhwe. Iyo umuntu asuhuje umutima nuko areba ikintu akabona kimuteye impuhwe. Ushaka no kureba umuntu wenda ukabona yaramurebye yitsa umutima, ngo asuhuza umutima areba mu ijuru. Ngo arangije ngo aravuga ngo arakibwira ngo efata, risobanurwa ngo zibuka. Muri aya masaha Yesu nazibura ubuzima bwawe. Yesu nakuzibure mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'imibereho, nagukure mu bantu akwihererane, hanyuma akora iby'ubutwari kuri wowe. Ngo aramubwira ngo efata, risobanurwa ngo zibuka. Amatwi ye arazibuka, intananya y'ururimi rwe irahambuka, aravuga neza, arabihanangiriza ngo batagira uwo babibwira. Ariko uko yarushagaho kubihanangiriza ni nako barushagaho kumwamamaza rwose. Baratangara cyane bikabije, baravuga bati byose abikoze neza. Azibura ibipfamatwi kandi avugisha ibiragi. Rero ubuzima bwawe uyu munsi Yesu nabwinjiremo, akoresha itegeko, ubuzima bwawe buzibuke. Rero nakwingingiraga ngo nagusabiraga ngo uyu munsi uhure na Yesu. Nuhura na Yesu ntugenda nk'uko waje. Umusamariyakazi yaje kuvoma, yagendaga bebera, ahura na Yesu, ubuzima bwe burahinduka. Ntihahinduka we wenyine, n'abanyamudugudu barahindurirwa, nabo barahinduka. Uko ngo hihannye benshi, ndetse bo ubwabo nibo binginze Yesu ngo turakwinginze ngo uyigenda ahubwo gumana natwe, ngo asibirayo kabiri. Noneho n'uyu nguyu ngo baramuzaniye uyu upfuye amatwi unadedemanga, ngo Yesu aramwitegereza ngo amugirire impuhwe, amukura mu bantu, ngo aramwihererana, ngo arangije ngo amukoza intoki mu matwi, ngo amukora ku rurimi, ngo arangije ngo asuhuza umutima areba mu ijuru, ngo aravuga ngo efata, risobanurwa ngo zibuka. Ngo arazibuka, amatwi yarumva, ururimi rwe, intananya z'ururimi rwe ngo zirarekura, aravuga.
ubuzima bwe burahinduka, agenda ashima Imana, n'abamubonye baratangara avuga ngo byose abikoze neza, aravuze aranareba. Ndakwinginze kugira ngo Yesu niyinjira mu buzima bwawe abantu baratangara avuga ngo ubuzima bwe bwarahindutse, byose Yesu yabikoze neza. Rero nawe ugira ishyaka, ugira icyifuzo kivuga ngo Yesu nyemerera uze mu buzima bwanjye, nyemerera uhure nanjye, usabe ngo Yesu duhure ahindure ubuzima bwawe. Dukomeze hepfo ku gice cya 8 havuga ngo Yesu ahaza abantu 4,000. ngo muri iyo minsi abantu benshi bongeye guterana ntibabona ibyo kurya. Ahamagara abigishwa be arababwira ati abantu banteye impuhwe. Haleluya. Nukuri Yesu afite impuhwe, agufitiye imbabazi, agufitiye urukundo. ngo banteye impuhwe kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe, none bakaba badafite ibyo kurya. Nimbasezerera ngo basubire iwabo biriwe ubusa, baragwira isari mu nzira, kuko bamwe ari abakuri. Ubuzima ubayemo Yesu arabuzi, arabizi ko uri uwakuri, arabizi ko ahantu uri atagusezerera gutyo, arabizi ko wagwira isari mu nzira, arabizi ko wowe wenyine utagerayo. Rero ndakwinginze ngo ushikame, umere nka wa mudamu ngo wari umaze igihe kinini ngo ari mugongo, ngo yaciye mu bantu ahita akora ku myenda ya Yesu, ngo Yesu ngo ahita yumva imbaraga imuvuyemo. Rero nawe nuharanira ukuntu wacengera ugakora kuri Yesu, nuharanira ukuntu wakora hanyuma ugatera Yesu impuhwe. ngo Yesu yabwiye abigishwa be ngo abantu banteye impuhwe, kuko ngo uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe, ngo kandi nta kintu bariye, ngo kandi nimbasezerera gutya ngo baragwira isari mu nzira, kuko abenshi ari abakuri. Yesu araza ahantu uturuka, azi ivuko ryawe, azi uko umeze, arakuzi wese. Rero aba bagize umwete baramwegera, batindana nawe, ngo bari bamaranye iminsi 3 aho ngaho. Nawe rero ndakwinginze kugira ngo ushakishe ukuntu wagira umwete wo kwegera Yesu, akakubona ukamutera impuhwe. Iki kirema barakimuzaniye, ngo akibonye uyu wari upfuye amatwi ngo yaramubonye, ngo amugirire impuhwe, ngo amukura mu bantu aramwihererana, aramukiza. Nuriya Musamariyakazi barahuye, baraganira, bagirana ikiganiro, ubuzima bwe burahinduka. N'aba bantu rero bari kumwe na Yesu aho yigishaga, bari bamaranye iminsi 3. ngo Yesu abitegereje baravuga ati aba bantu banteye impuhwe pe, abwira abigishwa ngo sinabasezerera gutya ngo bagwira isari ni ukuvuga ngo inzara yabicira mu nzira. Kugira isari ni kumwe ubushonje cyane bitakwihanganira, guhita umera nk'umurwayi, hahandi umuntu atabona yarembye, bikaba ngombwa ko bagutera n'agaserumu kugira ngo ugarure imbaraga. Nawe rero ngo Yesu yarabitegereje avuga ati aba bantu bagwira isari mu nzira, ntabwo nabasezerera gutya ngo abantu banteye impuhwe. Ndakwinginze kugira ngo nawe wicare ku birenge by'Umukiza, utindane na Yesu, hanyuma nakwitegereza akugirira impuhwe, avuga ati uyu muntu ntabwo namusezerera gutya, avuga ati uyu muntu reka mwihererane mukure mu bantu, kuko uyu muntu wari upfuye amatwi ngo yamukuye mu bantu, amugije impuhwe aramukiza. N'abangaba batindanye nawe bicaye ku birenge bye bari gusenga, babwiriza, bamwe bakiza abarwayi, abafite abadayimoni abirukanamo abadayimoni, abafite ubumuga bakiza ubumuga, n'abari bicaye ngo bari kumva ijambo rye. ngo Yesu arabarira avuga ati abantu banteye impuhwe pe, sinabasezerera gutya, inzara yabicira mu nzira, ngo kandi kuko abenshi muri bo ni abakuri. Yaraza ahantu bataha, ngo abwira abigishwa be ati aba bantu nimuricaze. ngo abigishwa be baramusubiza bati umuntu yabasha ate guhaza aba bantu imitsima ko hano ari mu butayu hatagira n'abantu? Yesu azi uburyo bayemo, arabizi kuri wenyine, arabizi ko nta nshuti, arabizi ko n'umuryango wari ufite wakuvuyeho, arabizi ko n'inshuti zakuvuyeho kubera watinze mu kigeragezo, kuko watinze mu ntambara, kubera yuko wenda wari usanzwe uri n'umuntu ufite ibintu bikurura abantu, none ntabyo ugifite. Arabizi ko ahantu uri mu butayu hatari n'abantu, ariko ntiyagusezerera gutyo. Aravuga ati aba bantu oya, ntabwo nabasezerera gutya, banteye impuhwe, bagwisari, inzara yabicira mu nzira. ngo abwira abigishwa bati aba bantu ntimubasezerere gutya. ngo abigishwa be baramusubiza bati umuntu yabasha ate guhaza aba bantu imitsima ko hano ari mu butayu hatagira n'abantu? ngo nawe arabasubiza ati mufite imitsima ingahe? baramusubiza bati ni 7. ategeka abantu ko bicara hasi, yenda iyo mitsima 7, arayishimira, arayimanyagura, ayiha abigishwa be ngo bayibashyire.
barayibaha. Bari bafite n'udufi duke natwo aradushimira, ategeka ko batubaha. Bararya barahaga, bateranya ubuvungukira busigaye bwuzura ibitebo 7. Bari nk'ibihumbi 4. Arabasezerera, uwo mwanya yikira mu bwato n'abigishwa be ajya mu mpande z'Idalumanuta. Haleluya. Rwose Yesu ni mwiza, abiri mwiza bamutegereje bose. Yesu nta gisubizo atasubiza, Yesu nta ntambara atarwana, Yesu nta burwayi atakiza, Yesu nta kibazo atakwinjiramo wamuhaye uburenganzira. Yesu ntabwo aguhata, ntabwo aza ngo ku ngufu ngo avuge ngo gutya na gutya. Birasaba ko wowe ukingura umutima akinjiramo. Birasaba ko wowe umubwira uti ubufasha bwanjye butegereje kuri wowe. Birasaba ko wowe umubwira uti ndabona uru rugamba nta rutsinda tutari kumwe. Birasaba ko wowe umuha ukingura urugi rw'umutima ukamubwira uti mwami Yesu, ndashaka ko iyi aferi ari njye nawe tuyinjiranamo. Yesu arabitunganya neza kandi urashima, kubera yuko twasomye umusamariyakazi ukuntu byamugendekeye, yahuye na Yesu birahinduka. Twasomye iki kirema ukuntu cyahuye na Yesu bigahinduka. Iki gipfamatwi twasomye aba bantu bari mu butayu hatagira abantu, barafite imitsima mikeya n'udufi 7, ariko Yesu yarabishimiye, arabitubura. Bose bararya barahaga, barashima, baranezerwa, bataha bafite imbaraga. Rero ndakwifuriza guhura na Yesu. Muri Bibiliya habamo ingero nyinshi z'abantu bahuye na Yesu. Tuzi Zakayo wari umukoresha w'ikoro. Zakayo ngo yari umwambuzi, Zakayo yari umuriganya, yari umuntu utari mwiza mu mudugudu. Ndamya ko batamukundaga nawe, ariko ngo umunsi umwe agira ishyaka, ngo yumva ko ngo Yesu yari yaje muri uwo mudugudu w'i Samariya w'i Yeriko, ngo yari yaje mu mujyi witwaga Yeriko. Ngo abantu barahurura bajya kureba Yesu. Hanyuma Zakayo agira ikibazo cy'uko yari mugufi, abura ukuntu areba Yesu. Agira ishyaka aravuga ati noneho reka nurire igiti. Nukuri nawe ntiwabura akantu wakora gatuma gakurura Yesu kuza ahantu uri. Ni akantu gatoya, ni umuhate, ni umwete, ni urukundo, ni urukumbuzi, ni ubushake, kumva unyotewe byonyine kuvuga uti ariko nimba avuga ko Yesu akora, reka nanjye muhamagara mbwira ati mwami Yesu nyiyereka. Zakayo nawe aravuga ati ariko reka nanjye nshaka ukuntu nareba uyu mugabo. Ngo yurire igiti. Ngo Yesu ageze aho hafi, za mbaraga zatumye wa mudamu ngo yakoze ku mwenda wa Yesu, Yesu ahita yumvamo ko ari umuntu umukozeho. Ngo na Yesu yaratambutse ageze hahandi munsi ya cya giti Zakayo yuri, yumva abujijwe kurenga aho hantu. Ngo ahita yubura amaso areba hejuru, ahita yumva ko hari umuntu uri kumushaka, ahita yumva ko hari umuntu umunyotewe birenze iby'abandi bamukikije. Ahita yumva ko hari umuntu umukumbuye, hari umuntu umushaka birenze by'abandi, hari umuntu uri kumuhamagara birenze iby'abandi. Agahita yirukankira kujya gukemura ikibazo cya wa wundi. Kuko ngo na Zakayo yaravuze ati rero abantu ni benshi kandi je nibitseho bugufi, reka niyuririre igiti. Yurira igiti. Ariko Yesu ahita abona iyo initiative Zakayo yageze, avuga ati uyu muntu ntago namureka, ntago namusezerera gutya. Ahita agenda avuga ati Zakayo ururuka ko uyu munsi ndarari wawe. Ngo abantu batangira kwitotomba. Hari ibintu Yesu azakora ku buzima bwawe, hari ibisubizo bizaza kuri wowe, abantu batangira kwitotomba, batangiye kuvuga bati uyu se kandi we byagenze gute, byaciye mu zihe nzira, batangire kubyita amazina no kubibatiza. Ariko wowe kuko ubuzanwa kuyi igisubizo, ndagusabira ukomera ku mwami, kuko ni ufite igisubizo kiza kandi kiramba. Na Zakayo rero yarururutse, umwami Yesu aramubwira ati uyu munsi ndarari wawe. Ngo abantu baritotomba bati ko mwambuzi. Nkuko babigishwa baje bagasanga avugana n'umusamariyakazi bagatangara, ariko ngo batinya, nta n'umwe bamubaje ati urashaka iki kuri uriya mugore. Bose baracecetse ariko babyibazaho mu mitima. Hari n'igihe Yesu ajyaza agakora ikintu abantu bose bagatangara bati nuriya se kandi maraya yakizwa, umunywi w'inzoga, umwambuzi, umusambanyi, umwicanyi, umugizi wa nabi ruharwa, ikihebe tuzi twese nacyo umwami Yesu yakigirira neza. Ariko tuzi neza ko na Sawuli wajyaga arenganya ubwoko bw'Imana, Imana yamwiyeretse arakizwa, yamamaza ubutumwa, kandi ngo yari mubi cyane, yaricaga, yari yamenye amaraso y'abera. Ngo nta bubi bubaho Imana itahanagura, nta bubi bubaho Imana itakiza. Nanjye ndakwinginga ngo
uharanire kwegera Yesu akugirire neza. Rero twavuze byinshi, ariko intego iriho ni ukuvuga ngo guhura na Yesu. Shakisha ukuntu wahura na Yesu akugirire neza. Shakisha ukuntu wahura na Yesu agukiza umuruho. Shakisha ukuntu wahura na Yesu agukiza uburwayi. Shakisha ukuntu wahura na Yesu agukiza ubumuga bw'umubiri n'ubwo mu mwuka. Shakisha ukuntu wahura na Yesu aguha agakiza. Shakisha ukuntu wahura na Yesu akugirire neza, bigire no ku bandi bakwegereye. Murakoze, Imana ikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera we utanga ubuzima, iri jambo arihereza ubuzima mu mitima y'abera. Iri jambo umwuka wera arihereza imbaraga mu buzima bwawe. Wowe uryumvishije bwa mbere kumva biri kugucanga, kumva ntibiri gusobanuka neza, winginga umwuka wera, mbwira uti umwuka wera ni wowe usobanura neza birenze, ngwino wigisha umutima wanjye ukuntu ibi bintu nabikora nanjye bikambera byiza. Rero reka dushimire Imana. Mwami Yesu, tugushimiye ko uri ubuzima, tugushimiye ko uri imibereho, tugushimiye ko uri umucyo. Ndakwinginze kugira ngo iri jambo tuvuze tuganiriye urihe ubuzima mu mitima y'abantu, ari uri ku rugero rwo hasi umuzamura umukuze, ari utangiye kuri zeru umwigishe, ari naho hari uwo rugezemo hagati nawe umwigishe, buri wese ku cyiciro arimo urusheho kumwigisha no kumukomeza, arusheho gukura mu buryo bw'umwuka no gukomera, birangire nawe abaye uwigisha abandi. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Perfecto.